Yo, what's up my people? Nizere ko mumeze fresh sana. Right. So ni wa muhungu wanyu ni Ofe Bayo. Okay? So nago DJ nyine ndi kumwe n'umuntu bita Happy aka Dangote. What's up bro? Wow, what's up? Mambo vipi? Na popo. Umeze fresh? Yeah, ni fresh kabisa. Bitu ni pilau bya ni shuna binono. Bitu ni biryani. Ni mabrianisation. Yeah, na machaili. Oh yes. Beteye ubwo wavuga. Ngo emeze gutese. Oya ni kwaje kugwira sigubesha. Anga ni wallahi. Ni walezo stikula. Ngo emeze mutese. Daho ndashima Imana cyane bitarabaho. So gahunda y'uno munsi rero nifuje yuko dusubira muhahise. Mukahise mu myaka ya kera hari urubyiruko urabona urumva bizo 2020 turayizi. 2020 yeah. None arubyiruko rwo muri bibiri guhera muri bibiri rutazi ngo muri 90 habaye iki muri 30 byagenze gute niki cyari cyane vibe zari zimeze gute twaravuze ariko urabona iyo wirefera cyangwa widocumenta ukagira amayide niki. Alright. So ndere iyo myaka no shaka kugira ngo tugarukemo ubwo no kuvuga ngo byabyiza dufashe wenda kuva 97 9 igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'icyenda muri 2021 habaye iki 2022 ariko surtout cyane wenda tunisegura ku bakuzi bacu banadukurikiye ngira ngo wenda byaza kudufasha tumeneshanize neza abantu wenda Kigali, Nyamirambo, Gisozi, Remera, Kacyiru byari bimeze bite muri jeune donc ukiri mutoya abantu b'icyenda karindwi guhera ku myaka 7 tuvuge cyangwa 8 ariko harimo n'abandi bari bakuru wenda sinzi wenda nkuvugirira ariko ngira ngo wenda twahira aho ngaho twashena tu ya wowe umwaka wumva ukoroheye n'imizi reka duhere muri 97 97 twagiye niki wibuka cya 97 generation y'icyo gihe nutuhe dushya twari duhari ni bimwe mu byaranze ubuto bw'97 ko bari bafite ubwenge icyo gihe ubundi hari ibintu bimwe byabayeho ari film yakundwaga cyane yigeze kuba hit ari movie yigeze kuba hit ku buryo bigeze no gusora BC ni urabona nk'iza Volcano kuri zo zingana kuri ya za Jaguar ari BC yasohotse rero so iyo movie yari Titanic reka Titanic iratuzi se cyangwa Titanic Jack na Rose kabisa iyo movie 97 Jack yasohotse iriya Titanic yasohotse 97 kabisa ndumva nk'ibyibuka mukunda ikindi kintu muri uwo mwaka wabayemo wa danger nuko habaga ikintu bitegura urugendo rw'umwana w'umunyafrika urugendo rw'umwana w'umunyafrika rwatangiraga kuri EPA imbere hari akarasisi ka compagnie musique fanfare donc yari ka Kigali donc ka Kigali niyo cyari ikigo cyagifite abapeti bakora ibintu bya fanfare ariko batoya uburyo bavuga ati aba n'abasirikare cyangwa ariko byari byiza urumva hari EPA hari Intwari hari Scafe ngirango hari Saint André Charles Rwanga akazi ibindi bigo byagira ngo bitano bagakora karasisi kava kuri EPA bagana kuri stade ku bantu baza kureba kino kiganiro baze kutwibutsa koko ibyo bintu nimba babizi gusa muri memoire ngifite nzi ko ibyo bintu byabayeho 97 aho ngaho twe turi kureba niki cyabaye muri 97 no tuwe dushya asenuzi 97 nanone nubwo hadutse abana b'abahungu bageze abantu bakora imodoka z'insinga ndavyibuka naye imodoka z'insinga rero ari ikintu cyari cyarananiranye rero mu gukora imodoka z'insinga ikintu bita mortisserie amortisserie zabaga yego ndivyibuka mortisserie naye nazi kuzikora imodoka ikaje ibouncing kabisa n'amatara none hari umutipe warushize gukora mortisserie mbaza ngo mapine bakoraga muki uravyibuka muri Kamambiri so nguruva twifatanya mu gukina biye yego inobo ya ninobo twazishinaga iyo twabaga twabuze biye akazamo ikintu bita gutwara ibipine twashizemo amavuta twashizemo n'amazi cyangwa nje nigeze no kujyana ku ishuri ubwo izipine rya moto yakwihutisha yi transport mo ya danger umva ukagera ku ishuri mu kilometero nka 10 bingahe ariko ugenda ukubita gutyo you guys reka tubibutse yuko turimo twatekereje kugira ngo twongere twiyibukije ibihe byashize ubutoya bwacu nibihe byagiye bituranga so nibyo turimo kugenda tuganiraho ese umwaka wa
icyenda kangahe, icyenda karindwi, icyenda n'umunani, icyenda gutya n'icyenda, niki de special byabaga, niki cyakokipaga, niki ubwo buzima bwari bumeze gute? Turashaka kugira ngo tuvive ubwo buzima bw'icyo gihe kugira ngo turebe ese nonaha bimeze gute nonaha. Icyenda karindwi kuri kote y'abakobwa rero ntabwo twabibagirwa nabo bakinaga ikibariko bagakina agapira bagasimbuka umugozi ngira ngo arimo ibintu byinshi ariko mu byo twabahitiyemo byari ibyo ngibyo by'icyenda karindwi. Icyenda n'umunani hari icyo wibuka? Icyenda n'umunani nubwo haje icyo gihe reka mbere wenda kuri televiziyo Rwanda. Televiziyo Rwanda ya kera rero ntabwo yitwaga RBA of course, so urumva icyo gihe ari Orenforo. So muri icyo gihe rero televiziyo Rwanda buri yatangiraga saa 12. Yego urumva yarafungaga kuko na saa 5 z'ijoro, saa 5 z'ijoro ubwo yafungaga, yatangiraga saa 12 umugoroba igafunga saa 5 z'ijoro. So icyo gihe rero abantu bafite televiziyo buriya bari bazizari zihari, ariko hari n'izindi zabaga ziri noir blanc udashobora kumenya arabandi bashaka akantu kari kameze niba nakita gute kagatablo ugashyiraho ibara rimeze ukuntu. So rero mu bintu byarangaga televiziyo Rwanda hari indirimbo zigiye zitandukanye, ariko reka ngerageze ndebe ukuntu byakurikiranaga baze kudufasha niba tukibyibuka. Ubundi hari televiziyo Rwanda yafunguraga arimo akantu kasamiraga, iyo yafunguraga hazagamo ibintu by'amashaza hanyuma rero reka ngubaza kandi kantu njya nibaza televiziyo y'iki gihe ikora 24. Wakwemera yuko hari umwana uzi yuko televiziyo Rwanda itigeze ifunga? Ntabwo bashobora kubyemera kubera ko niba trade tant. Reka ngutere story zabaga, reka kubikurikiranya gutya. Twagiraga indirimbo dessin animé ya Samba, tukagira Kiriku bere yaje kuzamo nyuma, ariko dessin animé ya Samba ni yazagaho igakurikirwa rimwe na rimwe n'indirimbo ya Iyorere Munyana. Yego Iyorere mama ufite papa na tukaba tugiyemo. Noneho twagiraga umunyamakuru icyo gihe, ari abanyamakuru ubundi babiri, ari umuntu witaga Umutoni Radio, akazana Everine Umurirwa. Uribuka Everine Umurirwa rero yadutagamo ikintu cyitwa télé détente. Yego télé détente urumva. Akaza undi munyamakuru wakera akoresha ikiganiro cya education ku amashuri, kuko iyo ndirimbo shuri yatangiraga ku televiziyo Rwanda berekana abanyeshuri bamwe ngira ngo nabana bo muri setando icyo gihe ari bo mu petit arimo indirimbo Houston imba nibuka neza, upeta akunda kubyina, abantu baza kureba inozo baraza kubyibuka. So akazamyo noza détente. Hanyuma tukajya n'amakuru yo muri sport. Amakuru muri sport rero ngira ngo Jean Butoyi yari arimo, ariko Jean Butoyi ari undi mugabo bafatanyaga, nibuka ko yari inzobe gusa baze kudufasha sinibuka izina ryiwe neza. Akaza undi munyamakuru wakoraga ikiganiro cya TRC Top. Urayizi TRC Top ni ikiganiro cyabagaho cy'amashevali. Uwo mugabo bamwitaga Damien nimba nibuka neza, yitabye Imana mwakire muri Europe ridashira. So nawe yakoresha icyo kiganiro. TRC Top rero yari igezweho byatari, iyo watsindaga kabisa imeze nka betting y'icyo gihe nyina ni poke kabisa. Ndabyibuka yuko waguraga inuza nomero y'ishavari yabaye ya mbere yirukanse. Iyo komeje rero hazama amakuru akazama yandi, aba Patrick, abantu bitwaga Patrick Nyiridandi yarataraza ngira ngo neza, kuko ariko yarimo satira tu. Patrick Nyiridandi ku bantu bakurikira amakuru y'Igifaransa ngira ngo baramwibuka. Nihuse gatoya ngira ngo televiziyo Rwanda yarimo no gusatisha gufunga, ariko ubundi twasuzanyaga na move ebyiri buriya. Y'umugabo bitaga Inspecteur Derrick. Inspecteur Derrick abantu bamuzi yari umu agent policier mwiza cyane, umusaza, abantu bakuru bahita byibuka Inspecteur Derrick. Twagira undi mu acteur ariko nayo move nagakunda gucyo cyane ni rimwe na rimwe, bamwitaga Jean Paul Belmondo. Umutipe warasiraga ku kibuga cy'indege kandi ari acteur akahita apfa kandi acteur akahita caho. So ziri muri movie rero zaranze muri umwaka wo muri 98. 98. Reka wenda dusimbuke tujye muri 2000. 99 tuwereke. Hari kirimo muri 99. 99 nubwo inuza communication ya MTN.
MTN yafunguye yaje 9 MTN yaje 9 ifata buguzi yarangaye hapi ifata 2500 sibyo ni cyatanu ndimo ndibuka 2500 yari 2500 irayigura ku kwezi kurangiye ndabomera bari abagabo nago bakiraga na telefone mu yatungaye icyo gihe umuntu afite telefone rero ni Motorola papa ndayibuka Motorola caja yari meze nk'ikibando voilà yongiyo kabisa ifite na kantene n'abantu bakuru kantene ifite abantu namwe ufite gaye bakuzagira telefone kabisa agira ngo muri keno ndabona twakomeza 9 muri bibiri okay muri bibiri reka nkubwire ikintu cyo muri bibiri nibuka yuko batubwiye yuko imeruka igiye kuba ngo niho hazaba imeruka yarasakaye abantu barara muri stade itware muri stade na president yajemo icyo gihe president yari Bizimungu Pastor Bizimungu ngira ngo ya nawe ndibuka yuko yajemo ngo saa 7 z'ijoro haraza kubaho imeruka abantu barasenga aho ni mu mwaka wa 2 abantu bari muri stade igikwatira cikago imeruka iraza kuba so bye serikali komese na 2021 waruzi ko buri mu Rwanda muri 2021 mu Rwanda dusimbutse cyane uracyashaka guha abantu byo muri 2021 ntacyo ufitemo kirimo bibiri niyo ushaka kubwira yuko muri 2021 nuko abanyarwanda buri abakunze showbiz kuva kera bakundaga entertainment buri kuva kera nubwo twagize itsinda rya groupe Makoma ryaje kuririmba muri stade Amahoro groupe Makoma abantu cyo gihe barabyibuka groupe Makoma yataramye abantu kuri stade kuri stade noneho byari binarenze byari biteye ubwoba cyane ariko ari umuntu ndi urwara ramye ngo ngore katoya hanyuma ngo ngaruke ngo muri sport ngo arakana simbutse ko kera mu Rwanda twari dufite buri ama equipe abiri ariko sinabyita ngo ama equipe abiri Rwanda B na Rwanda A umuturage nibuka yuko nafanaga Rwanda B ari nabwo igikombe cy'isi cyatwawe na Bufaransa ariko twagira equipe muri Sekafa ari abantu bitwaga ba Shiraf Kadubiri mbona bucya Desire ngira ngo kigera kinaga dufite n'undi mugardien nawe ugeze gupfa Claude ngira ngo Shimimana niba nibuka uribuka mzo big time umva 2002 so 2002 rero muri 2002 ibintu byari bikirimo Steve byari birimo gusa ariko no wagenda gaza ibintu bijyanye n'amabote abantu ntabwo bajyaga muri boîte yego muri boîte abantu bajyaga muri boîte kubera ko wenda bari bato ariko abakuru bajyaga yo by the way ari za Cadillac Nyiraruke buriya none wari na boîte basohokagamo ntabwo basohoka ku mama kuko nta mu DJ wabaga icyo gihe bakurushaga cassette ndibuka ko twasubizaga inyuma n'ikaramu warebaga filime gute filime rero ni Magneto ku bantu babaye Nyamirambo ebana hejuru cyane Remera hejuru cyane muri California mu Gikorodoro buriya mugabo bita Yanga The One Video Library yatangiye hagati ya 2022 na 2023 The One mu Gikorodoro abenshi Zinia Kicukiro nabo bahita babyibuka ko abantu bakunze kureba movie cyane hari so gira ngo 2003 nuko haje kubaho amatora yo gutora president ngira ngo iyo nkuru nayo yarabunze cyane iragoyenga cyane igenda viral wa mugari wawe so bibyina gutyo turaryoherwa hagati aho ngo ariko tutaragishira muri 24 nyuma y'intsinzi y'amatora y'umukuru w'igihugu His Excellency so twagiye twinjira noneho mu kintu kisa nka umwaka 2024 uri bari kwibukamo 2004 nibuka yuko nibwo natangiye kumva umuhanzi Chris Brown Chris Brown amushyegi reka ngibutse gatoya muri 2020 nibwo hatangiye kuza ikintu cyiza picture mu maso y'abanyarwanda hagati ya 2023 na 2024 nubwo twacakiranye n'ikipe ya Ghana Gatete Jimba akubita igitego Ghana 2024 umuhungu arabyanga tugiye Buganda arakomerekera abantu wangame kindi gitego igihe tugiye mu gikombe cya Afrika tujya mu gikombe cya Afrika tugezeho turabazunguza ariko kubwo amahirwe make turataha urumva u Rwanda ikipe y'Amavubi yatanze ibyishimo muri uwo mwaka 2005 byagenze gute 2005 rero haje kuzaho gahunda imwe nziza cyane abantu batangiye gukunda radio radio icyo gihe rero radio 10
Radio 10 yaje ryari? Radio 10 rero nagakoreraga kuri Tele 10 buriya. Radio 10 yakoreraga ngira ngo ni kwirebero. Dusuza cyane umuntu bita MC Mande. Hari umukobwa nibuka neza watangiranye na Radio 10. Ntago mwibuka. Umukobwa agiraga ijwi ryiza. Yagiye mu France, yavuga France neza cyane. Reka da? Aha, muri 2025 rero 2005 sorry. Radio 10 niyo yatangiye kuzana style y'imiziki ariko hagati aho harimo abahanzi. So muri iyo myidagaduro rero habaga ikintu bitaga streetball. Na spriteball. Donc ni bimwe birenda gusabya biraga kuri stade nubwo haje itsinda rya 6 azaho kwa tutavuze wenda kuri Bad Boys na Good Guys ko bo n'ubundi bari bahari style ariko bari kugenda bakura tubona gusuhuzaho n'umuntu bita Jack B. Ibyo bintu leta byibuka. Azi itsinda ribyina. Abantu batanya kubikunda ariko abantu bahostingaga ibyo izo show yari CFM Contact FM kuko Contact ndibuka ko yaje nyuma ya Tele 10 ariko muri iyo nuza niho tuba dufitemo abantu bitwaga ba MC Murenzi tukagiramo DJ Khaled bara abanyamakuru tukagiramo Spikey mbere yuko hinjiramo ba MC wamamaye bo nabejo bundi. So icyo gihe rero muri izo streetball niho tuba dufite umuraperi rero nindi bari babiri ubundi bari batangiye guca ibintu. Umuraperi wa 2005 n'indera ntago mwibuka bamwitaga MC Mahoni Boy. Turi kumwe turamusuhuze cyane nawe ndibaza kigali tuzamugireho. N'undi muntu bitaga DMS yari baga igifaransa neza cyane ari itsinda n'irindi tsinda ryitwaga Phantom kugira ngo Phantom Crew ngira ngo yarimo umuntu bitaga Daddy Casanova kuko yari afite ikiganiro yari muri generation y'abantu bitwa ba Casanova ari muri generation y'abantu bitwa uyu waririmbye Impeta Faisal ya Impeta ni generation bafite studio bitaga bari bafite studio kwa Busy Beat Bread. 2006 rero twagize itsinda riza guca ibintu cyane n'abanzi ndashaguze 2005 nitemuhuza na 2006 ni Kigali Boys KGB MYP Henry Hirwa rest in peace Rasta Never Die Skizy alright. So hanyuma icyo gihe 2005 ubwo twaje kwakira igitaramo cy'umuntu bitaga Dr Jose Chameleone ari kumwe na mutebita Mr Nice kukule balaba skeli eva na balaba hajya akandi karimo nibuka chukula choriye aduya abantu bakundaga kunywera inzagwa munuza muri quartier mu makartier turabasuje ndabizi bico gihe kabisa atipora zikwanda wakundagira bora fagilia bobo kukula balaba skeli balaba ivo hari abarachi Dr Jose Chameleone dukubitira nabwo ameze neza cyane kipepe ari mama kipepe yabaga na club ya Danger yabaga Nyereroke yabaga muzi mu migira bayitaga yitwa gwiki ariko narageze ndabona club zo mugina ndazibagiwe uzuko wasangaga zuzuye gutya se kuki utavuze Loco de Face Loco de Face ndago tunazi nizo zarindaga umutekano arabuye ari poke guys Loco de Face abantu babaye muri Loco de Face namwe kabisa bakoze akazi keza cyane turabasuje aho muherereye umva ngutera inkuru 2006 hari studio buriya yabiciye bigacika yitwaga Happy Records yabaga Iremera ari kwa Makuza kabisa yana kwa Mutsinda Shaka papa inyuma gucya kwa Mutsinda Shaka noneho 2006 buriya ba Ben batangiye kera ba Ben ba Medi ba Ben na bejo bundi kuko oya nagara bejo bundi we ba Ben aho ngaho uraza kubagira urumva aho ngaho muri 2006 bivugaga nyine 2006 harimo iyo Kigali Boys KGB ngo tubaze tubikomozaho ari naho abantu batangiye gukunda kumva cyane VOA VOA ko nayumvaga ari wavuze ko buri mu gitondo natangiye kumenya Chris Brown Justin Timberlake inzimbo z'aba hit ba Mysterious ari naho za 2004 still n'ubundi aho za in the club zasohokaga wenda ariko twanze kwinjira amakuru yo hanze cyane ba Prezo muri Kenya byari sawa cyane so twende kazi hanyuma 2007 rero
muri 2007 nubwo haje rero uruhando rwa music mu Rwanda cyane abantu bagiye baza ndavugamo nka Riderman yari kumwe mu itsinda rya UTP Soldier so akazaba Young Dreams icyo utazi uko mbyuka ugisinziriye bakora indirimbo Casanova icyo muri uwo mwaka nubwo haje abantu nka Bulldog buriya reka vuga kano kantu mbone gusuhuzaho na Tough Gang suhuza na Bulldog cyane waruzi ko umuntu bita Bulldog uramubona Bulldog Fireman JC ni mu gikumbu yuko yagiye JC1 bari abantu buriya kera ntago ari kuri abitwaga buriya Bulldog akiga muri Saint Andre ntabwo yitwaga Bulldog mbere yuko akora imperuka buriya Bulldog mbere yitwaga Jet Wide yitwaga Fresh Date niko kuvuga umupfu utohereye Fireman rero we yitwaga Jet Wide yaririmbaga nka Akon mbere yuko Young Junior azi ishyamba si ryero namba mbere yuko azi noneho Jace ni mu gikumbu yuko urabura yitwaga Lili Mahuma izina z'umuntu urumva abasora amazina abahungu rero barimbaga muri Magic Moment icyo gihe bari bafite n'indirimbo bari barakoze mu gitare nimba nibuka neza baza kwereka Bulldog rero itaza mu isura nshya azitwa Bulldog adukubita indirimbo y'imperuka bayikora remix iba nziza cyane ubwo mu itsinda hamwe na ba J Paul rest in peace man ikomeze nayo mwakire so bakora itsinda rikomeye cyane muri iyo generation icyo gihe 2007 ba Riderman adukubita za Rutenderi so hip hop yari kugenda yerekana ko ibintu zamuka uruhango rwa muzika mu Rwanda so abantu babyumvaga ariko twari dufite undi muhanzi urabitaga izina ryongeye kuri indirimbo mbiyo nimba mwibuka Anjura ikibasumba ibice byiza bamwita Big Dom big time namwibuka big time so ku bantu ba gospel rero ntago turi ubibagirwe dupepe Yesu abo muri gospel sema amen ariko twari dufite umuntu mwiza cyane warimbaga neza cyane no si yakoze muri radio dis bamwita Eddie Kamoso sha Eddie Kamoso turabone turamusuhuze tumubwiye yambo sana grand frère Eddie Kamoso ari muri Amerika amaso yagiye ku misozi gutabarwa waje kuzava iyo ni indirimbo yari yaraciye ibintu bro yarari ngira hari undi mutipe wabyinaga wasengeraga muri wari ufite church mu Giporoso nibagiye kunitwa bamwitaga Emile Nzeyimana nabayeho abasha wanyiteje umunsi nawe tumusuhuze okay so let's go tugende na still gospel undi wanywa muri gospel vie mukuru cyane bagera muri reka tuvuge batatu gusa muri gospel batatu dufitemo papa Aime Wimana tukagiramo vie afande Simon Kabera tukagiramo nundi munyibutse ubundi harimo tuzamuka tujya na 2010 buriya na ba Diane Nkusi bari barimo na ba Gabi Kamanzi n'uyu ba Gahongayire nawe yarimo Gahongayire kabisa yewe yarifite na hit cyane ni Burundi 2010 ni Burundi uwo mugabo Alexis Dusabe merci beaucoup ndamwibutse Alexis merci turabusubize cyane dukomeje za 2008 na kangahe nubwo haje kuzaho 2009 nangwa no haje abahungu bagukubitira uzaza ryari nubone the man big time so haza Meddy nawe akora ibintu byiza cyane muri 2010 nubwo babashe kugira none biyerekana noneho badukubitira za mubwire kubona tutangiye gufilinga kabisa ibitaramo tubasha ku ma stade abasore bakubita amarubumu hariya za Riderman bakubita wujuje stade niyo muntu wujuje stade bwa mbere iriya petit stade kabisa igihe yasoraga ni Rutenderi ni iki ngira ngo ni album yari yakoze ariko nimba nibuka neza byenda gusa nkuko uko gihe yarimo na Meddy na Debe nawe aje gufungirwa wenda muri stade Meddy we biza gukunda arakora muri iryo gihe icyo gihe no munyamideli nawe tumusuhuze Dadido Maximo nawe yari umunyamideli mwiza cyane icyo gihe wakoraga werekanaga imideli kabisa icyo gihe byari byiza 2010 harimo umwaka ibintu
bigiye biryoshye kabisa muri abantu muri icyo gihe ndibaza ko bari bubyibuke. So sinzi rero nimba twakomeza dushobora gukomeza nkuko tubibabwira cyangwa by the way na King James yari muri iyo generation y'abantu bama R&B na Miss Jojo na Miss Chanel abo nibo bantu bari nyingi ya mwamba na Liza Kamikazi beretirida ariko waduhaye akantu kera hari utuntu wajya gukora urumva dushiriramo akantu gatoya ya wese tuza kugashyiraho mu kanya ariko ukora wakubise ati beretirida ariko na Liza afite indirimbo ze cyane turamusubiza nawe uriya mukobwa usigaye muri Amerika bita Priscilla ari muri generation y'umuntu bita Peace Julius nanjye kuri iyi ndirimbo yari kuzanyiciye alright tuzamuke Miss Rwanda yatangiye ariko bro Miss Rwanda nurabunyishe no Miss Rwanda se turi gusimbuka muri gospel rero hari murakoze album ya Danger still now kabisira cyari hits ni Richard ni Genda Hayo Richard ni iki kabisa yakoze akazi keza cyane warekana warumbajije gute zibitarancika waruvuze Miss Rwanda rero abanyamiga twagize so aho tumva ngo Miss Rwanda tujira kuri Miss Rwanda still n'ubundi niyo ari umunyamideli wari waracibi nawe muri yo noza ya Daddy de kugira ngo ariko we n'umukristo akaba ari Claude Ndayishimiye Claude yabaye n'intore nziza cyane abantu bazi kuntu bazi no guhamiriza Claude nayo tubona ko tumuhereza peace wakoze akazi keza cyane so Miss Rwanda rero dufite umuntu bita Grace 2010 n'icyenda cya 2010 hagati Grace hagakurikiraho uriya wakurikiye ninde nyuma Grace bahati 2012 haje Aurore yakoze ubukwe bundi nawe tububyeyi urugo ruhiri okay tuzamuke 2020 barasene twabakatira tubareke tuwapowe cyangwa tukomeze twendeleze twendeleze katurangiza mubaze turi muri gahunda ya Tera Story by the way muri nkuko tubagezaho entertainment information ndetse na education muri gahunda yacu twiyemeje kugeza ku bakunzi bacu cyangwa ku bantu badukurikirana tubwire rero twari turimo kwibutsa ahahise yacu generation muri iyo generation harimo abana rero urabona nkuko dufite urabona uko iminsi igenda ishira imyaka agenda haza ibintu bishyashya uyu munsi dufite Bushari twagira Ishkevi twagira Betray twagira n'abandi twagiramo ba Vanessa na ba Bitkira kuriya ariko kiragiye rero warapitse nabo bakubitaga kabisa urumva ba DJ General abantu badukora indirimbo I love Masiri n'abandi ku kantu yo ndimba darimo badani abahanzi byose cyane bari bafite rero akazi kenshi kuko muri ibyo bihe ni naho hatangiye kuza amahirwe kugenda muri za gumaguma wawe ukumura twegumaguma ya mbere Tom Close Dr. kabisa Tom Close peace Dr. so umuhanzi se wibuka baba baratumye icyo gira byuka se afite n'amadeni menshi cyane ngo yarambuye na mama wiwe niyo makuru nubuhera ahubwo ningiye kuvuga uwo bakoranye indirimbo Sean Kingston so ngira ngo nibyo gihe apisi ibyo gihe se hanyuma abantu akaryoshye ko gadahora mwitama n'ubundi hanyuma ubutatu kazabashyira kandi cyangwa rufite kandi ka 2024 ni iki gishyashya ni iki none aha ubu ngubu twari turimo kuvuga mu Rwanda twavuga ubu ngubu turi Dubai turimo turi muri Dubai turi muri Dubai 2024 niki ubona muri 2024 niki umaze kubona niki urimo kubona muri 2024 kidasanzwe yaba muri entertainment yo mu Rwanda cyangwa naho bimeze gute bihagaze gute donc showbiz yo mu Rwanda y'icyo gihe nkuko twabivugaga n'ubu ngubu ngewe ukuntu mbibona mu mboni zanjye biratandukanye of course biratandukanye en fait twagize ikibazo mu gihe cyashize ntabwo twakoreshaga ama YouTube cyane ntabwo twakoreshaga ama YouTube so abantu bagiye bumva YouTube vuba sibyo bazikoresha vuba
so ariko ntekereza ko yuko hamwe na ministère wenda yabifite mu nshingano iracyakomeza kubikurikirana ifite ukuntu ibona igende kosera bimwe na bimwe ariko tunabakoresha komeza gukora music bakomeza no gushyigikira abahanzi abakinyi ba film ari nka muvigeze kundwe yawe yo mu acteur cyane twagize mu Rwanda uyu munsi tago tukimubona nka Willy na Gaga muri ari kumwe na Aline Gahongayire muri movie cyane nziza basa dushakira nga part 2 bayikore turebe noneho itandukaniro umunsi kore uko bimeze turebe ko bakibasha so ngira ngo rero kuko arumgiye icyo twishimira nuko umuziki urakorwa mu Rwanda entertainment ariko bagerageze wenda barebe ibyo kuha abantu by'ingenzi cyane akanyuma akanyuma udushuka kantu so naguri bukaduhe akayi kaka aje ntabwo jewe ko kuna rashashe nagukiri intore nagukiri ariko ubutaha meze neza cyane ndi muri izi ngizi bitarabaho okay mu byukuri by the way no muri gakondo twa dufite Gilles Sonore tutamwibagirwa aracyahari twagira na vie mukuru weretse ku nshinga 340 Masamba intore twagira na Ngarukiye Daniel sha twagira n'undi muntu bita Ivangenzi more so twari muri gahunda yo kwibukiranya ahahise cyangwa ibihe twagiye bituranga twagiye ducamo yaba ari bya challenge twagize entertainment ibintu utuntu dushya twagiye turanga imyaka yo kuntu generation zagiye ziza so reka rero tubasezere cyangwa bagena muri comments baduhe n'ibitekerezo ku bikindi kintu bifuza ko tuzabaganirizaho tukagira ibyo dukumbura hanyuma tuzagaruka ubutaha muri gahunda ya Karahanyuze so niko byari bimeze reka rero muri Tera Story yacu ubutaha muri Tera Story tubemereye indirimbo zimeze gutya ndayoboza kwireme bambewe yereka inzira hagati y'ibiti bibiri arindi cyo nugashukwe n'abatara iriya ndirimbo ibyo byose nagako ni kanje ni icumba mu buzima bwa buri munsi oya turashimira Daddy Casanova washimira nziza ariko ni ya focus fashaho big time so reka dusezere abantu tubabwira ngo mujye muri comment mutubwire namwe mutubwire ibyo wibuka muri iyo myaka yahise ari imyaka twagiye dusimbuka bitewe n'igihe ariko mu byukuri soko twayirengagije ahubwo ni umwanya rero ushobora kujya muri story muri comment ukatubwira ngo muri Tera Story yacu y'ubutaha muzatuganize muri ibi muzatubwira ibi ciao nakagaruka thank you so much like na follow big time murakoze big time love ya